Almug Week. Almug Week ni icyumweru cyahariwe Almug Choir. Biteye bite rero? Almug Week ni icyumweru kizatangira tariki 11 z'ukwezi kwa 12 kugeza ku cyumweru tariki 17 z'ukwezi kwa 12 2023. Dore uko ibikorwa bizakurikirana. Tugende mu misozi abariyo tubabwira ibya Yesu. Ku bufatanye na Every Home for Christ, Almug Choir izakora ivugabutumwa urugo ku rundi guhera ku wa mbere kugera ku wa kane. Abakristo namwe ntimuhejwe muri icyo gikorwa cyo kuvuga ubutumwa bwiza urugo ku rundi, uhereye ku nshuti zawe, abavandimwe, abaturanyi, abo mukorana ndetse n'abandi bose. Almug Week hazabamo n'ibindi bikorwa ngo gutanga mituweli ku batishoboye, hazabamo korozanya nka korari, hazabamo no gutangiza ikimina cya korari. Urumva ko dukeneye inkunga yanyu, irakenewe kuko mwageza inkunga yanyu ku buyobozi bwa korari, tugafatanya muri ibyo bikorwa kuko itorero ari umuryango. Murakoze. Isuku ni isoko y'ubuzima. Ku wa gatanu mu gikorwa cya Almug Week hazaba igikorwa cyo gushyira pibere ku mihanda, aho tuzahera ku murenge wa Nyakiriba tukamanuka tukagera ku Kivoka tugakomeza no kuri sitasiyo no kugera ku muhanda utambika uzana ku rusengero kuri Harvest. Isuku ikenewe hose, ku mibiri yacu, aho dutuye, aho dukorera, mu ngo zacu, mu nshuti n'abaturanyi. Dukomeze gukangurirana isuku. Ku wa gatandatu tuzaba dufite igiterane cyo guhimbaza no kuramya Imana kizatangira saa 3 kirangire saa 8, kizasozwa n'umubatizo. Tuzaba turi kumwe n'abahanzi Nzahimbaza Imana John ndetse na Nsanzumuhire Nasiye benshi tuzi nka Gahungu. Tuzaba turi kumwe kandi na Almug Choir ndetse na Chemchemi Choir. Tuzaba turi kumwe n'abavuga butumwa beza Aimable ndetse na Revera Pasteur muzehe wacu dukunda cyane Inyasi. Mwese muratumiwe. Ku cyumweru tuzaba dufite umunsi mwiza wo kuramya Imana no guhimbaza, aho tuzahura n'Imana n'Imana igahura natwe. Nkuko bisanzwe amateraniro azatangira saa 2:45 arangire saa 5. Tuzakomerezaho igikorwa cyiza cyo gutanga amaraso, kandi amaraso ni ubuzima. Amaraso ni ubuzima. Nari mfite umwana urwaye yararembye agiye gupfa, mujyanye kwa muganga bamwongerera amaraso arakira aba muzima. Umuntu wahaye umwana wanjye amaraso yankoreye igikorwa gikomeye. Nawe ndagushishikariza kugira ngo utange amaraso, kuko ayo maraso hari uwo yaha ubuzima. Amaraso ni ubuzima. Niteguye gutanga amaraso. Mu cyumweru cyahariwe Almug Choir niteguye gutanga amaraso. Ni kuri Harvest Mahoko mu mashuri ya Harvest Academy. Niteguye gutanga amaraso. Tariki 17 z'ukwa 12 2023 niteguye gutanga amaraso. Kuva saa 5 kugeza saa 10 niteguye gutanga amaraso. Nkuko ubona byanditse hano, amaraso no buzima. Genda ubuhamya kuko muri 1997 ubwo nagiraga ikibazo cy'uko ijisho ry'ibumoso gerenade yarikuyemo, natakaje amaraso menshi. Icyo gihe nari napfuye. Byasabye ko nongerwa amaraso arenze litiro zigera muri 2-3. Urumva rero ko amaraso ari ubuzima. Kuyu munsi mpari mbwiriza vuga ubutumwa nuko ari umuntu wakoze icyo gikorwa. Nawe gutanga amaraso kwawe hari uwo byakiza, hari uwo byatabara. 17 z'uku kwezi hano kuri Harvest Bible Fellowship Rwanda Mahoko hazaba igikorwa cyo gutanga amaraso muri Almug Week. Turakuraritse kandi rarika n'abandi muzaze dukora icyo gikorwa cyiza cy'ubutabazi. Bityo nanjye niteguye gutanga amaraso. Ku bufatanye bwa Harvest Bible Fellowship Rwanda na RBC, cyumweru cyahariwe korali Almug, niteguye gutanga amaraso. Ndakurarikira kuza gutanga amaraso nawe kugira ngo tuyafashishe imbabare ziyakeneye kwa muganga. Saa 5:30 hazaba hari amateraniro y'Icyongereza nkuko bisanzwe. Saa 8 rero tuzagaruka hano mu mugoroba kuramya Imana no guhimbaza. Tuzaba turi kumwe n'abaririmbyi Almug Choir bashyira hanze amashusho y'indirimbo bamaze iminsi bakora, Chemchemi Choir, Lebanon Choir ndetse n'abahanzi Nsanzumuhire Nasiye bakunze kwita Gahungu ndetse na Nzahimbaza Imana John. Muze dufatanyirize hamwe kuramya Imana no guhimbaza kubw'icyubahiro cyayo. Murakunzwe.